Yes, nizere ko umeze fresh, nizere ko umeze neza, imihanda ikomeje kugenda inyerera, ibintu noneho bimwe birasa naho bigenda biba bibi cyane ko umunsi ugenda uza, ariko kandi mbanze nshimire wowe wakurikiranye Wisdom TV umunsi ku wundi, wowe wakoze subscribe ni iby'agaciro cyane. Mu kanya gatoya rwose ahagana mu ma saa tatu, uwitwa Yago Pondat amaze gusohora itangazo ryerekana ko rwose yamaze kuba yerekeza mu gihugu cya Uganda, agiye kuba yibera. Bamwe baravuga bati ni aya matiku amwimuye, ariko mu kandi kanya gatoya ahita ashyira Twitter ho yasohoye. Nyuma y'uko yasohoye Twitter, yaje kuba postinga kuri story ye ya Instagram avuga ko aravuga ati hari video ngiye kubaha aba big nudge, muyifate muyibike twikomereze dushaka andi makuru mabi yabo, kuko bari bazi ko ari twe dukora ibibi gusa none nabo akabo kashobotse. Ni iminota mike cyane yarishize yabishyize kuri Instagram ye Yago Pondat. Bidaciye kabiri yahise yasesekara hanze video y'uwitwa Jihad n'ifirimbi, rwose iratungurana cyane iyo video. Abayibonye bayibonye, wenda twe ntabwo twemerewe kwinyuzamo hano, ariko reka dufate screenshot arizo dushyiramo. Ariko ni video rwose ubona itabereye umujene. Bamwe baravuga bati kumbi aracyafite na gakondo, nta nubwo yanisiramuje n'ibikintu kimba Twitter Yago. Ibaruwa ngufi ifunguye: Rwanda nkunda, muhunze na kwanga, ahubwo munze agatsiko k'abashatse kunyica mu myaka 4 ishize nkataka, ariko ntawanyumvise n'umwe. Umutima wanjye urababaye cyane, ariko Rwanda n'umagara nzitaba, kuko data yaragukoreye, mama arakubyarira. Uganda, shyira idarapo rya Uganda, welcome me please, ati cyangwa se ati mommy kazi. Hirya yose yongera ashyira anyakira kuri Instagram ye, ashyiraho ya Twitter avuga ngo akazu kanyu kamaze gusenyuka mu izina rya Yesu, umusozi wanyu wamaze kugwa, ndavuga bahuriye mu bugambanyi bise show bize gutwika pranka n'ibindi. Big Nudge stand up, aho nzajya hose muzakomeza kubona good vibes only, kandi tuzabamena big time. Aba Big Nudge sinzabatengo. Iyo ni message yakomeje kugenda atambutsa, ariko kandi ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko abakoresha WhatsApp, amastatasi bagiye bayuzuza baravuga bati muko byaramwe ibi ni iki noneho yagakoze ibintu ko ari amabara, bati ni irangira rya Jihad. Ariko kandi abantu batungurwa noneho no kubona ifirimbi yitwa Jihad. Baravuga bati Jihad yabarangiye. Bamwe bakavuga bati Jago uyu nguyu noneho werekeje hanze, araze noneho kurekura imiriro iteye ubwoba, bitewe nuko wenda araza kuba atakikanga izo nzego z'umutekano zirimo RIB n'ibiki, kuko nabo bawemerewe gukora icyaha baba bari hafi kugira ngo bakuganirize. Umwe akavuga ati ariko byari bikwiye, kuko uyu mugabo witwa Yago wa mugani nk'uko bivuga, abantu bagiye bamurwanya bigaragara. Igihe cyari kigeze rero kugira ngo nawe wenda abe yabasha guhaguruka wa mugani arwane, cyangwa se arwane nyine kuri ibi bantu bamurwanyaga kenshi. Ugasanga nyine ni ibintu bitunguranye, ariko gusa kuri uyu mugoroba ubwo abantu babonaga iyo video bamwe bishimye, of course ni aba Big Nudge, ariko bamwe mu bakunzi ba Jihad nabo barababara bitewe nuko ni video bamwe bavuga rwose nta kabuza ko ni video yaba igiye kumurangiza cyangwa se yaba igiye kumusoza no gusoza kariyeri. Kuri iyo video kandore ko mbona handitseho amagambo: umutinganyi utarasiramuye akifata akibasira top shot, wakinnye nabi cyane kuri iyi nshuro, uwo arimo kwigisha iki? Siwe wirirwa avuga abandi ibyo ni ibiki arimo. Iyo video rwose abayibona iragaragara ko asa naho arimo kwikinisha. Hari n'izindi video ze arimo konka igitsina cy'umugabo mugenzi we. Byose ni vuba. Gasopo ya nyuma, hagarika kuvuga izina Yago muri ako kanwa kawe kuzuyemo abadayimoni. Nyamara icyo nababwira ni kimwe, narabwiye ni ibi bintu bizarangira nabi. Ariko kandi witwa Fata ku mavuta ejo bundi yabajije witwa Jihad, aramubaza ati se uri tayari guhangana n'uyu mujene ubona uzabishobora? Ariko ikigaragara cyo ni kimwe nuko Jihad
bino bintu atazabishobora rwose. I can bet nkurikije ibyatangiye kujya hanze ni gasopo yuko hashobora kuba hari n'ibindi bintu birenze. Rero nkaba navuga ni hano biba bitangiye kubamo ko umuntu agenda gake witonde, buriya itonde ugende gake wamfura we. Hano biba bitangiye gusa naho bigenda bihindura isura, ibintu biba bitangiye kugenda bihindura isura. None se wumvishe warira mubyeyi ukibona amanota y'umwana wumvishe warira? Iyo turi mise nayo niyo yamaze kugenda ifata imihanda, ndetse nuko ejo bundi umunyamakuru yabajije umutoza wari umaze gukina match arimo atanga ikiganiro n'abanyamakuru, nuko umunyamakuru aramubaza ati se ukimara gutsindwa igitego wumvishe warira? Abantu mwe abanyamakuru tuzigaye dufite nabo abenshi ntibanize, bisigaye bigoranye kabisa, bisigaye bigoranye. Ariko icyo navuga ni kimwe, nuko uru rugamba rutazoroha. Yago rero yamaze kubasezera abanyarwanda, abwira ko rwose yigiriye mu gihugu cya Uganda, ariko hamwe ntibatinya no kuvuga ko Yago yaba yigiriye muri Canada, aho rwose yaba agiye kuba mu buzima bwa buri munsi. Akaba wenda yasezera kugira ngo yerekane ko aciye Uganda, ariko andi makuru nayo akavuga ko wenda Yago yaba yerekeje Canada. Nguko rero ngibyo byo twababwira. Amakuru aba ari menshi cyane abavugwa hirya no hino mu isi dutuye, by'umwihariko y'imyidagaduro abagenda za umunota ku munota. None se ukimara kumva aya makuru y'umushwanyu wumvishe warira? Yatari kweli cyane. Ariko nyine ubona ko Yagoye afite ibintu byinshi cyane, ubona ko nyuma y'igihe kinini bamaze bamuvuga, bamaze bamwataka, ubona ko rwose uwitwa Yago ashobora kuba abitse ibintu byinshi cyane. Nyuma y'igihe bamaze bamuvuga, bamusebye n'ibiki, ushobora gusanga rwose Nyarwaya ubona ko hari ikibuga yitondeye, asa n'umuntu wari waregeranyije ibimenyetso, ngira ngo ariko nabivuga, kuko ukurikije ukuntu agenda azana akantu kamwe, ukuntu agenda ahandoringa utuntu twe, bikwereka ko ni gake. Nyuma yaho azanye uwakundanye na Brian, yazanye ifirimbi ya Jihad, arimo aravuga ko ati hari n'indi video arimo yonga igitsina cy'umugabo. Ibyo byose rero bikakwereka ko nyine byanga bikunda Yago n'umwe mu bantu bashobora kuzazenyereza buri muntu wese uzashaka kumuvuga nabi, cyane ko n'umwe mu bantu ubona ko bano bantu barimo kumuvuga benshi abafitiye amakuru bo batanazi, niko nabivuga. Ngira ngo reka rero n'ubundi mbe ncumbikiye hano, yemba ndimo kugenda mbaha update, niko ngira ngo nabivuga. Gusa nshimira abantu bakomeje kugenda bakora subscribe hano kuri Wisdom TV Rwanda, babwire ngo namwe mukomeze muyikore kugira ngo mutajya mucikwa n'amakuru agezweho kandi abavugwa hirya no hino ku isi. Urumva yemba ndi umwe mu bantu bafite amakuru yizewe kandi agezweho umunota ku munota. Rero yo ukoze subscribe nta gihombo rwose uba ufite, kuko nk'umuntu wakoze subscribe byanga bikunda ino baruwa ngufi ifunguye imugezeho. Menye ko Yago ubu tuvugana atari mu Rwanda, yamaze gusezera abanyarwanda rwose, ariko akavuga ati numamagara nzitaba. Mumenye ko witwa Jihad video ye iraye hanze, baraye bamwota. Umukobwa rwose w'inshuti yanjye umbwiye ati no kubonana amafirimbi bagenda ntabwo ibintu biba byoroshye cyane. Big Energy bimeze neza, mukore subscribe wa Big Energy, mukore subscribe, mubwirane twuzuye nibura 3,000 hano kuri no channel. Amakuru yo mfite ni menshi cyane, mfite n'izindi video nzagenda baho umunsi ku wundi, cyangwa se uko bugenda bwira no ko bugenda bucya. Ibyo byose rero muzabikurikirana hano 5 kuri 5. Reka rero mbashimire, mbabwire ngo umugoroba mwiza, reka dusubire ubutaha.